so abakoresha cyane cyane nongere mbisubiremo iyi nzira n'abandi ntago mbabujije ariko cyane cyane abakoresha kuko ni ku nyungu z'akazi. Yego. Umuntu waraye rwa ntambi, umuntu waraye kuko urumva wa muntu urara kuri kontwara agataha saa 7 ari umusore ntafite umuhamagara ngo uri kuri hehe, ariko uw'umugabo ufite urugo avuga ati yewe ubugari bwahiye ngwino. Abyumva? Yego. Ese none wataha ryari? Ibyo biri mu bitwangiza. Biba bisaba kubihangana nabyo, inyigisho nk'izi zigahoraho ariko ziri formalize. Iyo mvuze ngo ziri formalize ni inyigisho zituruka ahabugenewe. Ibi byacu bavuga bashobora ati yabuze ibyo avuga cyangwa arashaka views. Buriya nuko Rutayisire abantu sizi impamvu badakurikira uburyo inzira yaciyemo akora urugo. Abyumva? Yego. Yavuga ko yamaze imyaka 3 uzageraho wige izindi ngeso, numara kumera ubwanwa bwinshi uzajya ujya kumusoma umuhande. Ibyo byose agomba kubimenya kuko abasore benshi ari igihe bashaka ubwanwa butaraba bwinshi cyahane. Ejo wabwogosha wamukoraho akumva ni ikiroso cyangwa umuseno umukozeho uri kumukoza. Nawe agomba kumenya ngo wamuhobera akavuga ati ibi ni ibikino nihora. Yamara gusama agatangira guciragura agahorana akantu bitaga tukita agaciriro. Nawe ugatanga ngo no ukaba utarya ngo ari aho ngaho. Uwo ni umubiri, uwo ni umubiri kandi nawe wamumuteye. Yamara kubyara kabiri kubera konsa abana babiri ibere rikaba ribaye nka watermelon. Wararizanye ari nk'uruto ari nk'ikinyomoro. Ibyo ugomba kumenya ibyo ugomba kumenya kubyihanganira. Gusetse si wowe wakizanye se reka babwire. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turabasuje nanone ejo ku mugoroba ikiganiro twagiranye na mwarimu twari twavuze ko turi buze gusubukura ku rubyiruko, nicyo tugiye gukoraho uyu munsi. Mwari waramutse wiriwe? Yego umeze ute? Sava ko ndeba nta morale. Nuko tutaratangira ariko se umuntu ari gukora oya ko morale ndayihorana uza mbona ufite ka morale oya ukimara kwicara niba bita bigenda gute ubwo nyine mba uri kumedita ndi gushaka ibyo ndi buvuge. Yego umeze ute? Sava. Yego urubyiruko rw'iyi minsi uraruhereza irihe somo? Uraruha irihe somo? Urarugira iyihe nama? Ese rugomba kwitwara gute? N'ibindi byinshi bitandukanye ku rubyiruko, by'umwihariko ku bakobwa cyane cyane. Hari abari kuvuga ko rwose batakirongorwa, leta igomba kubafasha bakajya barongorwa. Akora n'abarundi sinzi n'abari mu Rwanda. Bara n'abarundi kazi ariko urubyiruko muri rusange. Urubyiruko muri rusange ntago navuze urw'u Rwanda. Yego. Abo mu Rwanda ntibaratobora ngo bavuge. Ariko uriya murundi kazi yatweretse ibintu bibiri kandi u Rwanda n'u Burundi ni impanga nubwo ku mpamvu za politiki baba batabyemera. Tubaho kimwe, tubaho imico n'imwe. Yego. Abarundi mu Rwanda barahari, abanyarwanda i Burundi barahari. Yatweretse ibintu bitatu, anadukangura asaba icyambere ati baraturira mu rugo. Urumva banyakabyizi. Akeneye umuperimana, ntabwo akeneye umuntu uza akubita wakagenda. Icya kabiri ati ejo wari mumbaza ngo ku kiganiro cyawe kuri wa mugabo w'imyaka 50 nkubwira ngo nta tegeko rigena imyaka ntarengwa yo gushaka. Yego. Ariko ku bujyanama uriya mukobwa icya propose nuko hajyaho itegeko rivuga ngo ugejeje imyaka runaka bakubaza impamvu utarashaka, uzisobanure, niyo ngombwa bakugira inama zo gukumira izo mpamvu ufite. Yego. Ati 25 nibura akaba imyaka runaka ugeza abantu bakakwibazaho kandi bagafata n'ingamba. Bitari ukugutwama, bitari ukuguhoza ku nkeke, ariko bakakuganiriza. Hanyuma icya gatatu yareveye nuko yashyizemo ko ati Imana ko yaturemeye abafasha bari hehe ko turibwa n'abafasha babandi. Nuvuga ngo ni umugabo usanga mu rugo
ibyo nabyo ubwo ni amabanga yamennye nyine sinaribye ntabyo narinzi oya yego ntabyo narinzi pe narinzi wenda ko abafasha abandi barya abandi ariko ntabwo nzi ko bajya mu bakobwa. Ntabwo uzi ko abafasha abandi bajya mu bakobwa se? Ntabyo narinzi. Ntabyo narinzi nta nshuti yanjye mbiziho. Ariko dutandukanye ibintu. Yego. Ushobora gusanga mu rubyiruko harimo abakobwa, harimo abahungu. Hakabamo n'abakobwa babyariye iwabo, hakabamo n'abahungu babyariye iwabo. Yego. Hakabamo ushobora gusanga hakabamo rero tukazamuka hakabamo n'abavuye mu mazu bamaze kunanirwa ingo za mbere kandi nabo bagomba guhabwa ayo mahirwe. Societe ntabwo ari leta yonyine, societe igomba kubaha ayo mahirwe. Kandi twishimira ko bimwe na rimwe bibaho. Abo bose bari mu rubyiruko. Mu kiganiro mwagiranye na Rutayisire araho Pizzo yashatse gukubagana ariko Rutayisire nawe amwima ijambo aramwiyima ashaka kumubwira ngo umukobwa wamaze kubona amafaranga gatunga ibi aramuvugaho iki. Rutayisire aramubwira ngo niba uhisemo kuguma mu celibateri ugatunga ayo mafaranga bihitemo. Niba uhisemo gushaka uwo mubyarana ugatunga umwana wawe muri ya mafaranga bihitemo gutyo. Icyo Rutayisire yababwiye ni ukwanga kujarajara. Uri celibateri kandi ukeneye umwana. Oya umwana we twabibonye ibyo byo nta kibazo. Uri celibateri ariko ukeneye kubaho nk'abafite ingo. Mu ngo nyinshi ushobora gusanga umugore n'umugabo mu cyumweru ubuzima bwose barararana ariko ugasanga wenda imibonano mpuzabitsina ari nka 3 mu cyumweru moyenne cyangwa rimwe abenshi byihorere ngo nanjye nazamuye kubera impamvu uze 3 mu cyumweru ibyari imwe n'ibyizani watuma bazamura iyindi ngingo noneho ugasanga si ubyemerewe se wemerewe 7 mu cyumweru ariko ukagerageza ukagira 3. None ugasanga wa wundi wahisemo kuvuga ngo nge sinzigera nshaka we akora 5 mu cyumweru. Ibyo nibyo Rutayisire yanze. No urashaka gukora ibirenze inshuro z'ubyemerewe. Yego. Ibyo nibyo Rutayisire yanze. Nari nabyo nakubwiye kuri wa mugabo nanone wambwiraga ngo nimanze ngo yaririnze ngo ntigeze ajya kugerageza nabyo sibyo. Faut kumenya ko n'urugingo rukora. Un organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Urugingo rudakora ruragimba. Niyo mpamvu mugabo nakubwiraga ngo ku myaka 50 nibura ubundi ntakageze 35 utaragerageza ngo wumve kuri buzima. Yego. Nitaye ku myemerere nta muntu wakagejeje imyaka 35 atazi ko urugingo Imana yamuhaye rukora. Abona rufunctiona neza se wenda ntacyo arikoresha ariko akabona rufunctiona neza. Abona akabona rurafunctiona ariko ntabwo rwamara imyaka 5. Niba ubigerageje kuri 35 ntiwakarengeje 37 utongeye kureba ko rukora gutyo. Ntabwo twashima ntabwo ndi hano ngewe ntabwo ndi hano kuvuga ngo umuntu yageza 50 atazi icyo yibitse. Nimugoroba ko numvaga meze nkaho umushyigikiye wafashe imitsina uriya musaza. Aho nta nigeze mushyigikira ko yabagejeje 50 ntacyo arakora. Oya. Umushyigikiye ko ngo nta myaka ngo yo gushaka. Nibyo nkubwira. Icyo ntari kuvuga icyo ntari kwemera ni ukugeza 50 utazi ko ibyo wibitse ari bizima. Yego. Noneho rero Rutayisire icyo yababwiye ngo niba uhisemo hitamo. Uhisemo celiba ubuzima bw'uselibateri burundu fata ubwo. Uhisemo ubuzima bwo kuvuga ngo ndabyara abana 2 ndashaka uwo tubyarana ngira ngo mu bihugu byateye imbere naho ugenda bakakwereka amafoto y'abantu utazi kuvuga ngo ndashaka imbuto y'uyu bakayiguha. Niba udashaka umuntu uzagutera stress umwana wanjye nje gusura umwana hitamo ubutazi. Ariko so umwana akabaho gute mwari? Azabaho mu buzima bwa nyina niyo mahitamo. Namubaza se Shabyiyorera. Ntoya reka tujye twigisha abantu. No urigisha iki se? Reka ngira uko nigisha. Ngira uko nigisha ntabwo ni ibyananiranye ntabwo njya kubikuraho. Oya da. Banza ubyumve. Kandi ntugaseke.
aho kubaho nta mwana wagira umwana ukubaza se, hanyuma ibyo bikomere uri gutera umwana utabwira se. Ariko se genda gake uretse gatoya turemeranya, aho kutagira umwana wagira ukubaza se. Yego none se nyine okay, nuvuga ngo niba nyine komeza uretse ibintu bitatu ubundi umwana yakarerewe mu maboko ya se na nyina, ariko impamvu zituma umwana arirwa n'umubyeyi umwe nabivuze zishobora kubaho. Ashobora gufungwa, umubyeyi umwe ashobora gufungwa, ashobora gupfa, ashobora guhunga, umwana akabana n'umubyeyi umwe, ariko umwana ariho, uwo mubyeyi afite umwana. Ibyo binaniranye rero, niba kuba seribateri burundu bikunaniye ugashaka umwana, kuko d'abord ubushobozi, ibyo bikomere nabyo bigabanywa n'ubushobozi. Buriya umwana w'ibikomere nubwo bose bakomereka, ariko hari ibikomere biri morale na emotionnel bikeburwa sometimes n'ibisubizo financier. Uri kunyumva? Ndi kukumva. Ntabwo umwana uri kumwe na se na nyina uburara nawe arakomereka kurusha wa wundi wirirwa mu myicundo afite maître nageur umwigisha koga muri piscine ariko atazi se. Ushobora no kubihimba ugavuga uti ukamubwira uti ni kana papa we ni kana, ukabwira na wa mupapa uti ujye ubyemera nta kibazo bitwaye iki. Ibyo birashoboka, ariko hari uburyo. Urumva ibintu bitandukanye, ibyiza n'umwana ufite se na nyina, sibyo? Sinzi niba ngiye ibintu uri kuvuga ndi kubyumva neza. Ushobora kuba urangaye, uyasindangaye ahubwo ndumva wagira ngo uri nko kuyobya abantu. Gute se? None se niba uri kuvuga ngo ajya amubwira ngo yitirire undi se atari se, bitwaye iki se? Papa ntago ari intanga, papa ni sociale, ni wa wundi umwitaho. Ushobora no gufata wa mushoferi umujyana ku ishuri uriya niwe papa wawe, biterwa n'icyuma ari y'umwana. Nese abababyara bakagenda bahari bamaze iki? Kubyumva? Ndi kubyumva. Kuba wavuga ngo uyu nguyu niwe papa wawe, umwana ntabwo ari uzajya gupimisha ADN na papa akabyemera. Ariko uri kubaho mu buzima bw'ikinyoma. Ubuzima bw'ikinyoma, ikinyoma nacyo ni sociale. Twebwe twirinde science, nacyo ni sociale. Niba umugabo abyemera n'umugore akabyemera n'umwana akabyemera, byarangiye socialement ikibazo cyakemutse. Uranyumva? Mu mitima yanyu kwa papa na mama, muki mu mitima ya papa na mama yo wabaye papa no mama. Oya mwari umva statement bandusurinya kakana, bandusurinya kakana. Aho kuba utagira umwana wagira umwana utagira se, icyo cyo ntago umvana ku mitsima. So dodemo choisir le moindre. Aho kuba utagira umwana uribwa n'abafasha babandi wa mugani, cyangwa uhindagura abafasha, mesa kamwe shaka umwana aba ariyo finality. Ibisigaye uzabimanaginga kurusha uko wamanaginga kuko udafite umwana. Shaka umwana, ariko uwo mwana azagira uburenganzira. Ntabwo ari byo navuze, ntabyo ari byo navuze. Ibyo ni nabyo Rutayisire yabasubije. Mwamubwiye ngo bakobwa bamaze kugira amafaranga badashaka gushaka, arababwira ngo nahitamo kuba seribateri na reke burundu n'ibijyanye n'abashyingiranwe abireke, areke kujarajara. Niba ashaka umwana nagende, nashaka uwo babyarana cyangwa se ajye gushaka intanga, abyare atunga umwana muri ya mafaranga, kuko ibyo gushaka yarabyanze. So iyo ni amashuwa rero, society igomba gutanga amashuwa menshi. Ntabwo itegeko ryo ntirigoragoza, urabizi. Itegeko ryo rivuga ko mu Rwanda umugore agira umugabo ashakana n'umugore umwe bagafungiraho. Utabonye umushaka se nk'uyu mukobwa wo mu Rundi kazi uri gutabaza, ari uwo se uriya pizo yabazaga Pastor Rutayisire amubwira ati umukobwa wamaze kugira amafaranga buriya hakurikiraho iki? Rutayisire akubwira ati niba adashaka gushaka nagume mu buseribateri, ariko reke gusenya ingo z'abandi, sibyo? Niba ashaka umwana kuko afite amafaranga yo kumurera namushake, nabwo arekere. Ibyo nibyo abantu bagombye kureba. Yego. Hanyuma rero ubwo nari gaciyemo nuza uriya mukobwa rero w'umurundi kazi, byanze bikunze ibyo avugana no mu Rwanda byaba ntawamenya. Nuko abanyarwanda nyine turi imfura, turi intore, ushinjagira ishira, shaka ibisubizo, ntawe uvuga ibyo bintu.
ariko icyo avuga kirakomeye. Abantu bakagombye kubitekerezaho, minisiteri y'umuryango, minisiteri zishinzwe umuryango, iz'ubumwe, bakamenya ngo ese koko ubundi itorero kera itorero rikibaho hari imyaka wageraga umuhungu we banapimaga ubugabo. Hari akantu bashyiraga munsi y'amabatiri kakuzura bakavuga ati wakuze. Donc habaga ingando, amatorero ya mbere iva muri telefone. Amatorero ya mbere buri cyiciro cyagiraga ingando bakagira n'ibyo bigishwa. Hakaba imyaka yo kwigishwa gukina, gusimbuka urukiramende. Hakaba n'imyaka yo kujya kwiga kumasha. Hari ibihugu bikibifite nka za South Africa mu bazurumanza bigihari. Hakaba n'imyaka noneho kukubwira ngo wakuze, wazanye ubwanwa, wahinduye ijwi, uzanye imwemwe no munsi y'umukondo. Bakavuga ati aha ngaho ugeze bakagushakira. Uwo muryango ntago tukiwufite, byarasenyutse man. None upuromuma buri wese arimenya, urazamuka wenyine, ibyo byiciro byose ukaba ari we wikoca cyane, wakabya ukabibwirwa nabo mwigana, abo mukirana umupira, abo mubana mu giskuti, abo musangira byeri. Bakagenda rimwe na rimwe bakanabigoreka. Cyane cyane ko buri wese atanga isomo rijyanye n'ubuzima bayeho cyane. Yaza tukwijisho ati umudamu yankubise ingumi. Gahita vuga ati niba ari ibyo ndabiretse. Nibyo ngibyo bibamo burya. Yego. Ngira ngo ubona n'inkubiri y'ubutinganyi ishamikiye kuri iki kibazo. Ikibazo cyo gutinya urushako, ikibazo cyo gutinya amahana arimo, ikibazo cyo gutinya inshingano, ikibazo. Bamwe bagahitamo kuvuga ngo akabana n'umukobwa mugenzi we. Ngo niho utazamubabaza. Nawe yamubabaza ariko arabizi ko nta mwana uzavamo. Sibyo? Nta bibero, nta maternité, nta harya kakantu kagatanda kabana bakita beriso. Nta beriso. Nta pampa. Ibyo rero bakabitinya, agahitamo gukemura ikibazo mu buryo bubi. Ariko nuko societe irangaye. Ubwo mpamvu nashyizemo na Minubumwe na Minisiteri y'Umuryango bagaruye rya torero riteye gutyo byakabaye biriho. Ariko reka ngiri abo nshima banabikomeza mu bigo by'akazi, mu bigo by'umurimo. Ubundi mu nshingano za chef du personnel ushinzwe abakozi. Yego. Ni nabyo nejo bundi narimo mvugana n'umwe mu bo twaganiraga ushinzwe abakozi mu kigo nahoze nkoramo. Ndavuga ngo biri mu nshingano za chef du personnel kumenya état moral. Ntumenye ngo nturebe ngo yatonze ku kazi namuhembye biragira oya abaho ate abana nande nyuma yo ku kazi abana nande kucyagejeje imyaka runaka ukamugira inama. Yego. Kamugira inama. Hari umugabo umwe sinzi niba kibaho yayoboraga umushinga bitaga Deribe ibyumba. Yabonaga warengeje 30. Yavugaga ari kuburiki. Yavuga ati dore ikigo gifite imodoka 20 zose ndazikwemereye. Na minagira nzayaka izindi. Vuga ibyo ukeneye sare tuzayiguha. Uburiki ngushake. Iyo pressure yatangiye atari mu rutoto please. Hatari mu rutoto. Harimo kuganira. Atari kumwada kiro gipfuye ubusa. Uwo wamwangije. Mubwira atari ko sha. Ubundi abagabo bayobora ibigo bari confident. Iyo uyobora ikigo uri directeur cyangwa na chef du personnel mugomba kuba ababyeyi b'abakozi. Yego. Uwabyaye ukamenya uko bamuhemba, ukamenya uko bajya gukingiza, ukamenya uko abayo. None babaseri baterukanye n'ubwo yatari kusha uriya si umukobwa wowe se urabura iki. Ugafata nawe umukobwa ariko di haryo ufite fiance ko ntacyo uratubwira ati mbirimo. Yavuga ati hari n'abakobwa bahita bavuga bakino gihe ahita ati bakana kase ko ndeba ntacyo bibwira ko nawe ntacyo bibwira. Umuyobozi buzima ahita bahuza. Ngewe reka nkubwiza ukuri muri nuzuza imyaka 25. Nuzuza imyaka 25 cyo gihe nakoze anniversaire njya ku Rwesero. Twari dufite umudirecteur w'inshuti yanjye rwose w'umunyamurenge. Hari umukobwa twakonaga wari intendante nge nari prefet. Directeur aranyitegeza atariko we ati we nakanaka mu buriki ati inkwano ndazemeye. Directeur ambwa ati inka 5
nzajya imurenge nzizane ngo ankwerere agukwere ankwere nkwe wa mukobwa twakoranaga wo muri entandazo yego urumva umukoresha muzima ndamwumva nuko umukurura yashoboraga no kuma nk'imwe nkiyongereraho cyangwa akantwerera 50 by'icyo gihe ariko urumva yarahangayikishijwe yarafite ishyaka no guhangayikishwa nawe kubona ugize iyo myaka ndi umuseribateri 25 kandi uwo dukundana arahari none avuga ati wasanga akagahungu karakize ikibazo ari amafaranga ati nta bwatsi yibitseho arabimbwira turi mu kabari turi kunywa Amstel ambwira ati nzagukwerera shyira mu bikorwa biriya bintu bukeye ibyanye mbivugiraho abantu benshi bahita bibuka amastori bukeye bwaho umukobwa umwe twakoranaga ajya asabwa n'umujandarume bajya gusaba mu Mutara baratinda twagomba gukorera ubukwe muri salle ya prefecture ubwo abo bantu bose barabyibuka by'icyo gihe noneho batinze mu Mutara twe turi kuri salle dutegereje ngo twakira abageni baje nka saa 5 yego abakobwa ba directeur wa mu directeur wanjye wari wavuze ko azankwera afite umukobwa utebya cyane tujya dukunda kuganira nagize n'amahirwe ashakwa n'umugabo w'inshuti yanjye narishimye cyane yego twanahuriye mu bukwe bwa Prince Kid ndakeka ariko umugabo we n'ubu turahura ko twabanye Butare bakobwa ba directeur bazi ko ise yanyemereye inkwano mu gutebya bavuga ati aba bantu ko batinze sare twayifashe protocole twayiteguye bakabwira ngewe na wa wundi nanone mwaretse bitwateguye bikayibyanyu urumva ubuzima ni ukuvuga ngo niba tudashobora kubyenkorpora muri kurikura za mije profe inyigisho zitangwa abantu urwego kurundi nk'abantu nko muri kaminuza undi muri kaminuza umuntu yakarangije pe afite engagement avuga ati mfite umuntu dukundana turi kubipanga gutya ku buryo imyaka 2 ya kaminuza utangira ukiyuba urangije y'akazi utangira ukiyubaka uwa gatatu gashaka ubundi niko byakabaye bigenda ariko iyo channel yo kubivugamo ntayo dufite ndabyumva ntayo dufite nta hantu haganirwa bene ibyo kubera ko bidateguye n'ababishaka kubikora hari ababikora nabi iyo tangiye ngusazi yaho harya ninde wavuga ngo aheze kwiziko ngo aheze ngo kuziko ni wa mukobwa w'umuhanzi Marina vara wakabyiyumvira ariko iyo bimubwiye ngo aheze kuziko ubu mwangije so nukuvuga ngo ubwo ndimo ndabwira abakoresha cyane cano ya mbere ni mu bigo by'akazi yego kurusha mu kabari kuko ntago wakwigisha umuntu gushaka urugo abona mwicaranye kuri kontwari saa 5 z'ijoro yego mukageza saa 7 mukageza saa 7 uzamugira ihe nama ntago yayumva aho hantu watinye gutaha urashaka ko hagira kumwohereza ntago byashoboka nuvuga ngo iyo cano yo irapfuye abo mukorana sport wenda byashoboka abo mwigana byashoboka ariko abo muhurira mu bindi arajya mu kabyiniro nawe akagusanga kandi we nta rugo afite wowe urarufite yego ubwo sura mwigisha iki ni ya sirifuru nuza Rutayisire yavuze mu bigo by'akazi byo birashoboka umuntu mwabona koko ari marengerana mugatora delegation muganirize kanaka mwumva ikibazo afite ese n'inkwano ese n'iki cyangwa se yabuze umukunzi tumurangire ibintu nk'ibyo ibyo kera byabagaho bitangiye gucika ubu ngubu kubera ko ubu ngubu abaranga babaye benshi na social media nibyo tureba hari n'abafite ubwoba bwo gushaka avuga ngo ninshaka umukobwa warebye porno ese nzabasha gukora nk'uriya wo muri porno ibyo bikamutera ubwo ibyo bikamutera ubwo cyane rwose akabata cya mukobwa uhora areba utuntu nk'utu zamushoba kandi ngewe ntatubuze utwo tunyagwa hari byinshi batinya ariko nukuba ko nta cano twateganije nka societe ntabwo mvuga ngo bashyireho itegeko yego ariko habaho amabwiriza yo kuvuga ngo abantu barengeje iyi myaka runaka tubaganirize tubabaze ikibazo gihari ariko hari n'abantu bagenda bagatinda bikarangira babikoze ejo bundi hari umukobwa turimo tuganira muri no minsi nawe ukeneye umugabo ariko hari uwo yiziritseho
ufite nka 47. umugabo ufite 47. Ariko ngo ibyo mukora byose ntabyo abona. Umukobwa se afite ingahe? Wafite nka 30 nawe arimo. 5 nawe arimo cya 40 simbizi n'urugero uwa 47 rero ntabwo yumva ngo ntabwo yumva donc asa naho wenda yaba afite ibikomere mu buzima bwe arasinziriye kandi urabyuka dukunda gutanga urugero ejo bundi natanze urugero guriya mu dogiteri wa undi Benjamin uri ufunze 41 urize neza amasomo urayakubita urigisha bakumva ariko kugira ngo ushake byakunaniye none urikurikiranyweho ibyaha bijyanye no kudashaka biriya byaha ni bijyanye no kudashakira igihe n'undi yabigwamo ariko we urumva yego so rero ntabwo dufite cano nziza ubundi mbere byakorwaga n'itorero imyaka yagera abasaza bagaterana baso wanyu baso n'abaturanyi n'abaramuna banyokorume n'abaturanyi b'inshuti zaso bari kunywa urwagwa rw'umuhama bakafata ariko uyu muhungu igihe kirageze yego bakakwigaho barangiza akanakuhamagara ati ndashaka bakagusomya kuri ya ntango bavuga ngo ahicara mu bandi bagabo urabona ntacyo ubura uzabyo ubyumva mu misango iyo bari gusaba bavuga ngo umuhungu wacu ngo amaze iminsi ahumeka insigane yabuze umuntu bamara kugira gutyo mukabyemeza muri ba basaza bari aho bagahita bavuga ngo kwa kana kare y'umukobwa ugira isuku ukubura umuharo rukera ukuze cyangwa muri abo bakavuga ati ariko umwana umukobwa ndamufite bakabyemeza bakavuga ati itegure ubwo bamaze kugushingira ikibanza bagumuje gukubitira igisuka ikibanza barakigusiziriza babyumva bakanakubakira ukabafasha ariko ubundi byari mu nshingano zabo no kugukwera bikarangira puro mama urikwerera urikodeshereza uriyubakira ubu se kuri ubu byo ngibyo uvuze urumva byashoboka byo kuvuga ngo kwa kana hari umukobwa mwiza ugira isuku ukubura umuharuro ntabwo byashoboka cyangwa se ngewe ndamufite gukangura oya ntabwo ari byo mvuze ufasha kanyuma nawe ngo gukangura umuhungu ukamwibutsa ko akuze nyine nabyumvaga ariko noneho rero turi kuri ubu ngubu turi kuri ubu genda gake utazajya wigisha ibice uriya mukobwa wavuze ngo abafasha Imana yaturemeye bari hehe ko turibwa n'abafasha babandi abo bafasha ari kuvuga n'abagabo n'abasore umusore agomba kwibutswa ngo kuri iyi myaka urabura iki agatangira kumva ko societe yatagiye kumwinuba kuko kera bwo hari n'imyaka warenzaga babasaza ntibaguye ku nzoga yabo noneho wenda niba kwibutsa ko ukuze icyo kukurangira umukobwa baguhaye inshingano baguhaye umukoro tangira utekereze mu mwiganye ese abo mwiganye kaminuza nta numwe ukiri umukobwa ese kandi niyo yatawuru ese abo mwiganye kaminuza ntawe mwabyumvaga kimwe naho yaba ari umufiyemeri pourquoi kuko nyakagore arutanya gakobwa ubwo na nyagasore arutanya nyakagabo arutanya nyagasore utarebye ngo yarongoye umugore w'ihe stati ikigenzi n'ukugira uwo mubana yego mubyarana yaba yaravyaye yaba yaravuye mu nzu biruta ubuseri bateri bakona ko kumve neza nkaka kandi twavuze kuri Rutayisire yavugaga kuri babakobwa aho kubaho nta mwana wagira umwana ukubaza se aho kubaho nta mugore wagira umugore wavuye mu yindi nzu cyangwa yabyaranye n'undi mugabo ibyo biraruta kuko hazamo impinduka impamvu nongera kugaruka kubakoresha ngena uwo mugabo twaganiraga nakundaga kubimubwira tukinakorana yego ubundi cyane abakoresha nk'uwo mvugaho muri deribe yabikoraga mu nyungu z'akazi kuko umuntu ujya kumesesha umuntu utekerwa na harya babita ngo babahungu akadogo umuntu utekerwa n'akadogo akabiteka nabi bikakunanira kubera byera ukaza ku kazi wayura umusaruro w'uwo muntu ntabwo ari nk'uwatekewe n'umugore cyahane ubishaka utabishaka ubirya bakuguyaguye oya mu gitondo ati ugira akazi keza sheri ngwino unywe icyayi ukajya muri dushe akaba ari gutegura ameza ngwino unywe icyayi ujye ku kazi uwo muntu nagera ku kazi azayura ukava kunywa icyayi usanga imyenda iteguye inkweto zihanaguye so abakoresha cyane nongere mbisubiremo
iyi nzira n'abandi ntago mbabujije ariko cyane cyane abakoresha kuko ni ku nyungu z'akazi. Yego. Umuntu waraye rwa ntambi, umuntu waraye kuko urumva wa muntu urara kuri kontwara agataha saa 7 ari umusore ntafite umuhamagara ngo uri kuri hehe, ariko uw'umugabo ufite urugo avuga ati yewe ubugari bwahiye ngwino. Abyumva? Yego. Ese none bataha ryari? Iyo urwo rutoto rukuriho hari igihe batangira saa 2. Ese umunsi ntutaha? Iyo babikubwiye saa 2 ukigerageza umurya nyuma saa 3 ukabura tashye. Utafite umuhamagara arakomeza kinywera. Ejo ku kazi azatanga umusaruro. Kugira ubwo ku kabari bavuga ati turafunze. Nubwo abaseribateri bakora nk'ibifaru ariko bagize morale bakora birenze. Yego. Ni ukuvuga ngo abakoresha cyane cyane abashinzwe abakozi n'abayobozi b'ibigo nibo bakagombye kwicara bahangayikishijwe nuko ikigo kirimo abaseribateri bakuze cyane kuko bahinduye statut byafasha byateza imbere akazi. Ariko nzi ko hari ama promotion batajya bapfa guha abaseribateri nabyo nubwo ntaho byanditse bakabaye babyandika none umuntu agaharanira kugira ngo agire urugo kugira ngo azagere muri wa mwanya. Yego. Iyo niyo nzira yafasha ubwo ibihari ibishoboka pour moment bitagombera izindi preparation zihambaye abantu mu kigo baje barebanaho hanyuma umuntu ageza 40 gute koko nka kaminuza uriya muhungu uriya Dr Benjamin yigishagamo umuyobozi wayo namunenga umuntu kugera na 40 ubibona ko ahembwa neza ubibona ko nta sharije nyinshi afite buriya sarinda ngo hariya sukubera imshuti mbi cyane cyane mu rubanza rwa Benjamin hanze y'urukiko inshuti ze abakoresha be abo biganye babifitemo uruhare kugira ngo agwe muri kiriya cyaha. Nta nama nzima. Iyo ni societe. Buriya nibyo nkunda kuvuga ngo ubundi mu rubanza penal amategeko umucamanza umushinjacyaha abavoka sava, ariko biciye iruhande mu buhuza n'andi nkubwira ngo na victime yabigizemo uruhare n'inshuti n'abandi n'abavaniwe ba Benjamin bakoze iki. Iyo beza kugera ngo yageze 38 bambwe atari ko ntabwo barageze hariya aho kugira aho agira ikipe ingana kuriya y'abakobwa none ubuse ko afunzwe abana yigishaga turi kubigisha wapi aroro twararangaye none turi guhomba. Ubisomo rye kurishakira undi mwarimu wasanga ari kujya kumuvana muri Kenya. Yego. Si igihombo ku gihugu se cyane twararangaye agwa mu makosa ubu turi gutanga amafaranga yo kumuhana none nitwe turi kwishura ayo makosa twatunyagwamo. Turishura n'umushinjacyaha uzamushinja, turishura n'umucamanza uzaruca, turishura n'umwanditsi w'urukiko uzarwandika, none tukishura n'uwamusimbuye, tukishura naho ari kuba none tukishura n'uwamusimbuye kubera uburangare bwa societe. Yego. Ibyo bintu bundi ntabwo ndi kubona cadre byabamo, ariko buri rubanza rugiye ruca mu buhuza kuko mu buhuza abo bantu nabo babavugaho kandi nta cyaha umuntu agwamo adafite ibyamubanjirije cyangwa uwabigizemo uruhare wamupushinze cyangwa uwamushutse uwarangaye akagikora uwakirebereye mu rukiko agenda ari wenyine, ariko ari shene ndende muri impande. Niyo mpamvu ibibazo abaseribateri n'uriya mukobwa ujya kuri kamera kuriya afite environnement y'uruhande rwe yakabaye imugira inama kandi ati bigenda gutya. So nukuvuga ngo abantu rero wenda ncutsa kuri ro ngingo hari ibintu bibiri, ubuzima bugoye na technology. Ikoranabuhanga izana amakuru menshi amabi n'ameza, noneho rimwe na rimwe abantu bagashaka kubaho nkuko muri filime babaho. Nkuko muri filime babaho bashaka kwiberaho ubuzima bwo muri filime bwo muri sinema. Yego. Muri sinema arizo za porno, arizo za honeymoon z'aba queen n'abakingi n'aba prince. Umuntu akagira ngo nawe urugo rwe nuko zamera kandi wapi kwiganana amikoro uko bwa kiro gihe manza ngo bugeza muri miliyoni 30 cyane kwera amajaride amahema nkaya ahenze imodoka ariko hano muri Semporo ntibahenda. Yego niyo mahirwe
ariko ntabwo wabugarama azaza Saint Paul. yego ntabwo wabwira mvura azaza Saint Paul. Yego ariko ubuzima burahenze, kwiganana na social media kubera zitanga amakuru ahabanye n'ubwonko bw'abayakonsoma. Kera nsoza nakubwiye ko kera communication ya mbere y'abanyarwanda yari ingoma, kuvuza ingoma, akaruru, ngizo ayo niyo maradiyo twagiraga. Yego ingoma, akaruru. Aha, noneho izo moyens de communication zari zihari, zajyaga muri reyo, wenda ingoma ishobora kugera muri reyo ibirometero wenda 3 n'akaruru, kuko ijwi rigenda mu buryo buri vol d'oiseau, ntago rimanuka mu mibane ngo ribone kuzamuka gasozi. Nuvuga ngo mvugije akaruru ndi hano uwakakira arahita nyumva. So bivuze ngo ya ngoma yumvikanaga ku misozi 5 irebana. Iyo mvuze 5 mfashe iwacu Kamwumba, Kageyo, Nyande, Rubona, Kigarama, Rwintare, Mutandi na Muhondo, bose bakumva iyo ngoma. Abo bose uvuze. Yego, aho nyivugirije ku irembo ry'iwacu, iyo misozi yose nabaga nyireba nayo yarumvaga. Ibi ngoma kaba karuru, niko twahamagaraga. Hari umuntu witabye Imana, hari umuntu bagomba guheka urwaye, ibintu nk'ibyo. Yego, ibyo rero byatumaga niba amakuru atangwa n'ingoma n'akaruru, ibindi byabaga bisigaye byabaga ari ikirenge, gusurana. Nuvuga ngo aho utabasha kugera n'amaguru kuko nta modoka zari zihari, ntiwamenyaga ibyaho. Yego, sibyo niko bimeze. Ukamenya ko inzoga ari ikigage, ukamenya ko inzoga ari urwagwa, ukamenya ko umukubuzo ari indakatsi, donc imirire, umuco, ibitegurirwe y'ubukwe, ibintu nk'ibyo. None kuri ino saha umwana wo mu wa 3 segonderi azipiza cyane, kandi mu murenge w'iwabo ntaho ikorerwa. Wo mu wa 3, wo muri wa mbere primaire apiza abakazi. Oyebye no gukabya nanone. Oya ntago ari gukabya, nikabifate gutyo. Okay, reka wejya gukurikira ibyangereka. Hari impamvu ubwo ntamanuye gutyo. Rega nanjye hari experience mba mfite. Harimo amakabya nkuru no gukanga n'igikuba. Uvuze ko umwana wa primaire amenya nk'ibyo mu wa 3 wa kaminuza, uba wakabije. Katurere ku rugero uwatangiye kumenya icyongereza neza, sibyo? Kuko imbuga nkoranyambaga zikoresha indimi mvamahanga. So wa primaire, wo mu mbere primaire urimo abaziri ikinyarwanda, so wihagera biterwa naho yize. Kandi turi kubwira abanyarwanda bose, ntabwo tureba amakategori, uwo mu wa 3 segonderi niyo yaba muri interina. Yego, mu kigo yigamo nta pizi ihari, sibyo? Mu murenge avukamo ntaho ikorerwa, ariko arayizi. Abyumva? Azi piza, azi hamburger, azi kugendera azi kubanuka mu mutaka, kubera byose abibona. Ibyo mbere ntago byabagaho. None uwo muntu muri experience irenze ubwonko bwe, bimwe na bimwe bigasigaramo. Arareba filime, kugira ngo azagira amahitamo y'ubuzima bwe, usibye no kuvuga ngo nuwo bashakana gusa. Uwo bashakana aramupima kuri babandi bo mu Bwongereza nibitwa bande bahese, aba king n'aba prince ku busabo muri Bwongereza. Diana, urumva? Azi ubuzima bwa princess w'Ubwongereza, my dear. Kandi twebwe icyo gihe ku gihe cyacu n'abambere yacu, n'umwana w'umwami ntawabaguze ukwaba igikoma ngo cyo mu Rwanda, cyetse uruwijyanza wamenyaga ibyawe. None umuntu azi ubuzima bwa Diana naho agura imyenda cyane, nahasohokera. Noneho nujya gukora ubukwe usange umukobwa avuga ati tuzasohokera handi Princess Diana yasohokeye, niho tuzaba turi. Ikanzu najya guhitamo ikanzu, avuga ati nzambara iriya kanzu Michelle Obama yambaye umugabo warahira, niyo nshaka. Ibyo ku gihe cyacu ntabyo wamenyaga. Ya misozi 5 kuyirenga ntiwamenyaga ikiri inyuma y'undi. None promoma isi yose tuyifite mu biganza. Yego, ni gute rero umenya igiciro cy'ikanzu, ukamenya ubwiza bw'ikanzu,
ubushobozi bwawe n'umushahara wawe w'umwaka utayigura. yego Abyumva? yego Kuko icyo gihe cyacu mwarimu yakarangishaga amamesa akarya ibirayi n'ibishyimbo akarenzaho wenda amata cyangwa amagi. hanyuma ubwo utari mwarimu n'abandi byose twarabigiraga, si ukorora se no guhinga, byose n'ibyavaga mu murima. Icyo nshaka kubwira, nta soko ryabagaho. yego Abyumva? Buri wese yaryaga ibiri iruhande rwe. None puro mu mutwe ufitemo ibyo Trump arya saa sita. Ni ukuvuga ngo gahunda oreri y'imirire ya Trump wayidawunirodinga ugashaka kurya nkawe. Ibyo biri mu bitwangiza. Biba bisaba kubihangana nabyo, inyigisho nk'izi zigahoraho ariko ziri formalize. Iyo mvuze ngo ziri formalize, ni inyigisho zituruka ahabugenewe. Ibi byacu babwo bashobora kuvuga ati yabuze ibyo avuga cyangwa arashaka views, ariko urwego runaka rubishinzwe rubikoze. Directeur mu ishuri akakoresha kozori morale muri weekend, abanyeshuri bari muri salle habwa ati mwabana mwe mugeze mu wa gatandatu, bamwe bazabona amaburuse, abandi muzahita mujya gushaka abagabo, ntimuzarumbira igihugu. Uwo ni umuntu, ni formalite. Directeur abwiye abanyeshuri. Iyo nyigisho ifata kurusha za zindi tugenda dutoragura mu mihanda, muri gare, muri bisi, mu tubari. Oya, iyo hatarimo formalite birapfa. Ariko Benedict ivuze ngo inyigisho nkuko Musenyeri aza kuganiriza abaseminari bageze mu wa gatandatu, arebamo abazaba abapadiri cyangwa barangije wa gatatu, arebamo abazakomeza mu wa kane mu seminari no mu bindi bigo. Benedict yagatanze ordre kavuga ati ibiganiro directeur mujye muganiriza, dore nyigisho mugomba. Directeur ari we wenyine ugomba kuzitanga, zitari za mwarimu usanzwe. Ati directeur jya uganiriza abanyeshuri bageze mu wa gatandatu, ubabwire ngo ni iki gikurikiraho, nimbona buruse nintayibona nzajya mu kazi, nyuma y'akazi bakazamukira aho ngaho. Bagera no muri kaminuza akagira n'undi ubabwira gutyo, byagabanuka. Kandi ntabwo ari kujya ku mihanda ngo turaribwa n'abafasha abandi. Yego, reka dusoreze kuri iki ngiki. Ubona imbuga nkoranyambaga ni nyinshi, hari Instagram, Facebook, ntago wazirangiza ni nyinshi cyane pe. Ushobora guhuriraho n'umuntu mu kunga ubumwe, mugakora umuryango ugakomera. Ndagira ngo dusoreze kuri ako. Oya, byashoboka ariko bihira bake. Kumenyana nicyo kintu cya mbere. Gushinga umuryango uko Rutayisire yarababwiye, rubanje ukagisha umutima inama, ukagisha Imana inama. Nanjye nongeyeho ngo rugakomera. No, ntago ndi bugusubiza uko ubishaka. None se izabize mu ishuri rimwe zo zirakomeye 100%. Dusubizo ni hoye. Inzira z'urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri itorero urimo, aho ukorera ndetse n'intambara, aho hose ni hiwabo w'urungano. Tugakomeza. Ni ukuvuga ngo inzira z'urungano, ubwo na social media turayishyiramo. Ariko nukumenya ngo wagishije umutima inama, ukagisha Imana inama, byaguhira ariko udahubutse. Kuko na fizike niyo mwaba muturanye urugo ku rundi, uhubutse ntugire ibyo muganira hakiri kare, nabwo rurasenyuka, ntabwo rukomera. Buriya nuko Rutayisire abantu sinzi impamvu badakurikira uburyo inzira yaciyemo akora urugo. Abyumva? Yavuga ko yamaze imyaka 3 asengera umugore, avuga uko umugore azaba ameze, amara imyaka 5 yiga kuba umugabo n'iki. Abyumva? Bamara imyaka ngira ngo ni 3 nanone we na fiancé bavuga ngo ntago tuzaba mu bukode. Babigeraho. Iyo abivuga bigenda bite? So nukuvuga ngo wihubukiraho. Yego. Ngira ngo harakandi yababwiye avuga ko hari abashaka arwana no kuva mu buseribateri, cyangwa ngo yikize rubanda rumereye nabi, cyangwa ngo amere nk'abandi. Oya, ntuzashaka ari kugira ngo umere nk'abandi. Shaka kubera ko bikenewe, shaka kubera ko watekereje uwo mubana, shaka kubera ko watekereje umubare w'abana ukeneye, n'ugomba kubarera, n'uwo bagomba gukomokaho. Yego. Ntabwo ari umuntu wese uca mu muhanda bavuga ngo uriya twabyarana. Ariko ikibazo
abenshi mu rushako impamvu n'ingo zimwe zidakomera, areba bwa bwiza, beauty attracts, ntarebe character. Yego. Urareba umukobwa ngo ni mwiza, afite inyinya, afite ishinya y'umukara, kumbe aragenda ahekenye ibishikarete. Afite fosete. Kumbe arahekenye amashikarete. Arifotora Sigoye kinyagashikarete se nibi. Ndabivuze kuri nye bivuze se wabyihoreye. Urumva arahekenye igishikarete mu bantu. Ubwo nimugera naho no mu rugo nuko. Ukongera ubwo ubanje urebye ubwiza gusa. Ubaye nka wa muhige nakubwiye ejo w'ikinyugunyugu uca ku nzovu. Nta nayibona. Nyina yicaho atayibonye. Urebye inyinya na fosete gusa nta bindi. Inzovu urayisize uriruka ku kinyugunyugu. Cyo ni kimwe. Nuvuga ngo mu guhitamo mu bana ukareba agace gatoya ibindi byihisha inyuma. Ntubirebe. Warangiza ukabikora byo kugira ngo nikize mama arimo arasaba umukazana, papa arashaka umukazana, bamasenge, abo twiganye dore bageze aha nanjye reka ngereyo. Ukagenda utyo. Yego. Hanyuma ntunitegure kuvuga ngo ibitagenda neza tuzabikemera gute. Erega buriya utayise byose aba yabibabwiye. Nuko muba musa naho ntago mumukurura ngo byose ashyire hanze. Kuko byose arabifite bizima byagira urugo. Babyumva? Agenda duha gake gake. Ni mwamusabye duke. Mwamusabye duke. Nuvuga ngo umuntu Rutayisire yigisha navuga ngo n'umwana ukiri mu rugo agomba kwiga kuba umugabo. Umuhungu akiga kuba umugabo, umukobwa akiga kuba umugore hakiri kare. Yego. N'importe quel âge. 5, 10, 15, 20 yarakuriye muri ubwo buryo. Ariko Rutayisire akavuga ati natwe ubwacu ntabwo tuzi icyo kuba umugabo bivuga. Ntabwo abakobwa bose bazi icyo kuba umugore bivuga. Urabyumva? Yego. Ibyo rero nibyo bigenda akaza mu rugo. Ijyambere wakuruwe n'ubwiza bwe. Icya kabiri ushaka gushinga urugo byo kwigana abandi. Nawe araje aracungana n'imodoka ziri muri icyo gipangu, acungana n'ibiri kuri konte, acungana no kwambara neza imyenda wujuje akabati. Yego. Ariko ibyo byose ntabwo ari byo byubaka urugo. Noneho gusenyuka rero bivaho nka ya kesi nakubwiye yo mu izindiro. Abyumva? Yego. Rero ntabwo ndi umuvugizi w'imbuga nkoranyambaga, bikubiye gakeya ariko hari aho bikunda. Icyo nicyo gisubizo kuko nabaziranye fizikoma gatanya se zirahari zose ni ingo zashingiwe kuri social media. Oya. Bya 4,400 ngahe se ni za social media. Oya. Ntabwo ndi hano kugira ngo ngire inzira nimwe nashimagiza cyangwa natesha agaciro. Ikibazo ni imitima y'abantu. Yego. Abantu mu mitima y'abantu harimo iki, biteguye ku ruhe rwego. Icyaka ukamenya ko umuntu ahinduka, uwo muntu uzanye azahinduka, azasama ararikira ikintu cyangwa azinuka ikintu cyangwa nawe akuzinuka. Uzageraho wige izindi ngeso. Numara kumera ubwanwa bwinshi uzajya ujya kumusoma umuhande. Ibyo byose agomba kubimenya. Kuko abasore benshi hari igihe bashaka ubwanwa butaraba bwinshi. Cyahane. Ejo wabwogosha wamukoraho akumva ni ikiroso cyangwa umuseno umukozeho. Uri kumukoza. Nawe agomba kumenya ngo wamuhobera akavuga ati ni ibiki none hora. Yamara gusama agatangira guciragura agahorana akantu bitaga tukita gaciriro. Nawe ukatangwa no kwa butarya ngo ari aho ngaho. Uwo ni umubiri kandi nawe wamumuteye. Yamara kubyara kabiri kora konsa abana babiri ibere rikabaribaye nka watermelon. Wararizanya ari nk'ikinyomoro. Ibyo ugomba kumenya ibyo ugomba kumenya kubyihanganira. Sibyo? Gusetse si wowe wakizanye se reka mabwire. Urumva akana kakarara karira akavuga ngo itara rigomba guhora ricanye hano kandi winaniriwe. Ibyo ugomba kubimenya cyane. Izo ni za mpinduka ejo narimo nkubwira ngo ibyo twigira mu mubano twigira umubano kwa gitifu w'umurenge nta n'10% y'ibiba mu ngo. Ibi ndi kuvuga zari gitifu w'umurenge ubivuga. Nishwe. Nishwe. Arakuvuga ati maze mukobwa mwiza rwose aribwo mukobwa gipfundura utubere.
n'umuhungu aribwo azanye utwanwa twa mbere hano imisari byiza umucongo na congo reka da ariko nyuma y'imyaka 5 hagezemo umwana umwe byonyine iyo nzira nkubwiye yose iyo nzira nkubwiye hari n'uwo ushobora gushaka ugasanga mujyanye no mu buriri ntacyo bimubwiye abera nk'igiti cyangwa nawe umugabo kubera gutinda mu kabari uza uhirimo ibyo byose iyo nzira kuko nta mwarimu waho nyuma ya mariage nta mwarimu dufite usibye Rutayisire n'abandi numvise ngo inshuti z'umuryango nyuma ya mariage ni ukwikoca ni self coaching ni peer coaching mukicara mubiganiraho ko hahindutse ikibigendete ko hahindutse ikibigendete ko hahindutse ikibigendete ariko aho byaba byaraturutse hose hari abo kuri social harashobora guhorera ku mbuga nkoranyambaga bakubaka neza hari n'ababanye biganye babaturanye imiryango iziranye babana nabi icyambere ni ukumenya uko yababwiye Rutayisire kugisha umutima wawe inama kugisha Imana yawe inama hanyuma ukanaba tayari kujugendana n'impinduka zose ubwo simvuze ibindi mushyingiranwe mukirangiza kaminuza sibyo umwe n'umwarimu undi ni umuganga sibyo ariko nyuma y'imyaka 5 umwarimu wamugize meya madamu uwo mwashakanye yiteguye kuba mukameya cyangwa se uwo mwashakanye yigeze yitegura kuba yaba umugabo wa meya akazi ka meya bakora amasaha ngahe inama za buri munsi nta meya ushobora kugera mu rugo mbere ya 3:00 uwo mwashakanye yarabyiteguye izo mpinduka aramenya uko zigenda hanyuma se niba mwarashakaniye Nyagatare mwigisha Musenyi umwe ahembwa 5 undi ahembwa 200 uwo bazaha promotion kujya kuyobora kaminuza ya Bugarama agahembwa 500 undi yiteguye kuva aho hantu akamusangayo cyangwa se yiteguye gusigara muri iyo nzu bari bamaze kubaka muri Nyagatare undi akajya Bugarama hanyuma iyo nzu azayisigaramo ate wagiye Bugarama wazabaho ate yego witeguye ko mushaka nyurangije kaminuza narangiza ka masters akajya gukora muri UN wowe ugasigara mu Rwanda ibyo mwarabiteguye murabyiteguye uko mwabyakira yego ubutumwa bw'amahoro Somalia Central Africa muri Mali Mozambique ibyo haraho babyiga neza gitipe yakwigisha uko uzaba mukame atazi kubuga wazaba we uranyumva wapi icyo rero no kuvuga ngo iyo mwabaye umwe nukujyanira muri izo etape yego urikumva hanyuma wajya muri pension undagikora ubyuka ugasigara ryamye nabyo ukamenya uburyo numva mufate ngo abantu birirwa hano bamaze iki nukwirirwa baryamye ngo nukurya no kuryama gusa nta yindi mirimo narwo rwasenyuka mu busanzwe ibyo byose ayo ni ama etape y'ubuzima abantu bagomba kwicara biganaho impinduka mu buzima mukazitegura izibaye zose mukaziganiraho uze kubwira madamu rwose ubu ngiye mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo ejo tuzagenda tuzamara amezi 6 arasigara ate wowe urabaho ute mwabivuganye ishwe cyangwa uzaza witizi wasigawe uramuzi cyangwa nawe uzaza bari kuguhamagara ati ramutse umwana nibyo ngibyo urumva ngewe nubwo ndi kuvuga ngo ndigisha cyangwa iki ntabwo ndi kubona cano nzima iya mbere n'abantu ubwabo kumanagingana nta miseke ikigoro yubaho impinduka ziraba haje icyorezo nka covid mwese mwirirwa mu rugo ayinya warumenyereye ko umwe aca undi aca none muriranwa 24 heures ensemble kumara amezi 3 ari ahantu kashimira umudamu mwiza wagize yahise yigura tondeze yigeze kwipostinga ari kogosha ubwanwa umugabo we buriya muri covid naho habaye udushya twishe hari izubakitse
hari n'izasenyutse. n'izasenyutse. So, no kuba rero abantu bakwitegura bene ubwo buzima butunguranye bwo kuba mutari kumwe cyangwa bwo kwiriranwa amasaha menshi, ibyo byose ukaba warabirebye. Muri corona hari n'abamenye ko urwara rwavuyemo, akamenya ko umugabo we nta rwara rw'agaheragiro bamara imyaka 10 atarigeze agira umwanya wo kubireba. Yego, ndagushimiye cyane rero ku kiganiro cyiza uduhaye. Reka tumikire abadutumye. Premium Construction Group ni abaenjeneri beza cyane baba jene, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bakora ibintu byabo neza cyane. Aho bakoze chantier bakozeho nta ngaru igiba yo. Ntawe bahamagara ngo iyi nzu yanyu kuri kwika, ntawe bahamagara ngo iyi nzu yanyu kuri kuzana imidite tangirishwa rambuka hakiri kare, ntawe bahamagara ngo irirangira imeze gute, ntawe bahamagara ngo yamabati bimeze gute. Babakubakira ibintu biri qualité kandi bisa neza. Iyo ufite ikibanza cyawe rero urabahamagara bakaza bakagipima bakareba se gikomeye cyajyamo inzu ifite toni zingana gute. Ibyo byose bakabigukorera ni service batanga. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB. Mubakeneye ushaka kuvunyisha wahamagara kuri 07 8 4 42 cyangwa 07 5 5 Yego. Hanyuma muri Vista Kigali naho ibintu biracyameze neza cyane. Bafite igikoni cyiza cyane, ngewe rwose buri nakoreye yo video shayi ratakara. Akira video ndiye ambabaje cyane yaramvunnye. Uri video ngiye kwishakira umuntu w'umutekinisiye yabijemo. Video iboneke. Nakwishyura pe. Ngiye gushaka. Nakwishyura kuko n'ubundi nayi nayitanzeho menshi. Ngiye gushaka umutekinisiye abijemo arebe ko byagaruka. Pe. Kandi ndarara mbikozeho ibyo bintu ndabigusezeranyije. Asante. Yego. Hanyuma muri Vista Kigali bafite ibyumba byiza byo kuryamamo. Ni icyumba gifite n'uruganiriro, kikagira n'urubaraza, bakagira sale nziza z'inama, bakagira igikoni cyiza gifite mucoma ufite isuku rwose kandi w'umuhanga unambara neza. By the way, bakagira abaserveri beza, abakobwa ndetse n'abasore babanyamico rwose myiza, bambara neza bakaberwa, bagira discipline. Mbese kwa Sostene nta kintu wahashinja. Haba hari akaburushete keza, agakoko keza kokeje neza. Mbese bafite biyari nziza cyane yo gukiniraho, bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match. Ibyo byose nta handi wabisanga uretse kwa Musonera Sostene hano muri Vista Kigali. Ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira munsi y'umuhanda, ukareba icyapa cyanditseho Vista Kigali, ukabahamagara bakakwakira kuri 07 8 5 40 80. Yego, inzu za Maranyundo nazo ziracyahari, sinzacika intege kubibabwira. Ni inzu zigeze kuri miliyoni 65. Impamvu izo miliyoni 5 zagiyeho nuko bari gukora umuhanda wa kaburimbo uzazenguruka. N'izitaruzura bo barakoresha ibikoresho bihenze kandi bitandukanye n'ibyo muzambere. Yego, n'ibintu rega byarahenze. Bagiye kuzengurutsa mu muhanda. Wiguriye ikibanza ukajya kwiyubakira byagutwara arenze miliyoni 65 kandi na stress n'umwanya. Nako nashaka kuvuga. Ubara ayaguze ibikoresho n'ayahembye abafundi, ariko ntubara imvi zazamutse ku mutwe wawe kubera gutekereza. Ntubara umwanya inshuro wavuye Kigali uri gukanagura ngo mubanyibyigisima ngo kiracyuma baragitwaye uraponda nabi ukanuye. Ntubara inshuro wagiyeyo uva Kigali ujya kureba chantier. Ntubara essence wakoresheje, ntubara ibyo wasize bitakozwe. Usize ukinze iduka ngo ugiye kubaka, tanga miliyoni 65 Maranyundo tu baguhereza inzu yubatse neza kandi ikomeye, inzu ifite parking ijyamo imodoka 3. Hari cyo wayinganya, ikagira annex, ikagira jaride, ikagira igikoni, ikagira amadushe 3, ikagira ibyumba 4 zikomeye. Yego, mwana ndagushimiye cyane rero. Asante. Duhaye kirimo amasomo ku rubyiruko cyane cyane no ku muryango ntitwaharitse rwose. Iki kiganiro ni cyiza cyane, mucyumve kandi mu gisharinge n'abandi bakirebe. Ibiganiro byacu kuri KOP nakagaruka. Asante.